mugenzi we wiruka wakumva bayizamuye yewe we ugahagarara ahantu ugeze umva ibintu bikomeye hakabona kuki batagitinya abantu babaye kuki mutagitinya ariko ko indirimbo y'igihugu ijyamo ukabona umuntu yambaye nk'ikigofero kera ibintu bya kera njya muntu wabigarura abantu batangiriye ruguru umanuka hari umwarimu uhagaze ruguru y'amashuri umuturage nashaka kuva ruguru agiye gushira inyuma y'ikigo abwo ati hagarara uzi ko indirimbo y'igihugu mwahagaze mu muhanda muyumvisha bayiteye imbere mu kigo ukajya mucira amase abandi bose uzibukira cyane n'abantu bahingaga hafi aho turi muri Rwanda nziza tutayitindaho rero turi kuririmba Rwanda nziza Eric yakoze muri Marete abagipakuruyeyo ikijumba kibenura abakuyeho akantu abaratamiye abarahekenye umwarimu bayamuteye imboni kwa kundi babaga bahagaze ku ruhande gatoya yarategereje indirimbo tukivuga tuti maze ijabo ryawe riguhija sito twavuze mbo ati vana y'urwo runtu wari ufite wa murezi we baramubwiye ati igimero kuri asambura muri ikijumba kimari reba none bamuzanira amazi mu kajerekani hari amazi mwazanaga yo gukora amasuku bamwe ati noneho hagarara hano ukirye ariko abana bakorwaga n'abagome kumeza ko bari mu bacyara bari kera niko byabaga bimeze kera baranagukubitaga kose ibintu umwana watuze umubi yaje mu Kigali bamujyanye mu ngajya turi imibi akajya bacyara birabe bakoraga nibi none Eric njye cyansekeje kurya ikijumba bituma umuntu arira niba ari isoni niba ari ubwo nagiye kubona mbona amarira atangira kugwa umwana no kuguhagarika imbere gusa uzi kuri mu makosa ubwabyo yaratamiraga icyansetsaga yayikenyeho gatoya gusoma amazi nkabageza arimo abantu ntabwo bari gukora toca ntabwo byari sawa ariko biriya bintu nabyo njyewe umuntu icyari sawa nemera kera uburezi hari ikintu nakubwira biriya bintu byatumaga abana batigira ibihone nanone njyewe nemera cyane gukubita imana ukomeretse oya kabyo ndabyemera ibibyimba simera